mu gihe nkirimo kubitekerezaho ngo mbashe kubihuza mpita nsubiza amaso inyuma nibuka mu ijoro ryashize ubwo najyaga kuryama kubera ibyo nari maze kumva. Nkiri muri ibyo bitekerezo umutima wanjye washigukiye hejuru, telefone yanjye irimo mu mufuka isonnye. Mu kwikanga nsimbukira hejuru n'abari aho bose barikanga. Mpita nyifata ndeba umpamagaye nsanga nimero ntabwo nyifite. Mu kumufata hita nyibwira nkimara kumva izina rye mpita ntangira gusenga Imana ngo ibyo agiye kumbwira bibe nta sano bifitanye n'ibyo maze kumenya ako kanya. Nyuma yo gusanga umpamagaye ari Amoni, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha KBI. Mu kumwita bambwira ko yari yanyihanangirije kugira ikintu kibi nkora, none ubuzima bw'abantu butangiye kujya mu bibazo bikomeye. Mpita musubiza ko nta kintu kibi nigeze nkora mu makuru yampaye. Amoni ahita ambwira ati musore, nyakwigendera Filemoni hashize imyaka myinshi cyane tuziranye, kubera ko mbere yo kujya mu bugenzacyaha yari umuntu wanjye nk'inshuti magara. Ikirenze nibyo n'akazi k'ibanga yari arimo gukora akora iperereza ku byabereye mu muryango wa Lewis. Nari mushyigikiye kuko nari mbizi ntabwo yagakwiye gupfa urupfu nka ruriya, kandi wumve ko amaraso y'uriya muryango agomba kubarwa kuri wowe, umukunzi wawe n'iyo syndicate mukorera. Iteka muzahoranwa ipfunwe ryo kuba hari umuntu w'inzirakarengane wapfuye igihe cye kitaragera kubera mwe. Amoni yamaze kuvuga gutyo umutima utangira kundya, nanjye ntangira kwiyumvisha ko urupfu rw'uriya musaza nari maze kumenya ko yitwa Filemoni ari njye warugizemo uruhare. Ntangira kubura uburinganire kubera kubura uko nakira ibintu byose byari bimpuriyeho ari uruhurirane rwinshi. Mu gihe abandi barimo kundeba banyitegereza mbona baje bansanga aho mpagaze, batangira kumpanagura ntungurwa no kubona bari guhanagura amaraso arimo guturuka mu mazuru yanjye. Vivensi na Petero ni Lewis bahita banterura vuba banjyana mu cyumba turi kuraramo, bansaba kumanika umutwe hejuru ku buryo amaraso ntayaha uburenganzira bwo kuba yakomeza kuva. Bambwira ko ari imyuna mvuye kubera gukoresha ubwonko cyane mu gihe kitarenze no mu minota 5. Nanjye ntabwo nzi uko byagenze, numvise umubiri wanjye ucitse intege, mpita ngwa agacuho kandi aribwo nari mbyutse. Nongera gukanguka ntungurwa no gusanga ku buriri ndyamyeho hari Dogiteri Kereki ari kumwe na Petero ni Lewis. Wahise abibona ko nkangutse ahita aza mfata ikiganza mbaza uko ndi kumva meze. Musubiza ko meze neza. Kereki ambwira ko ikintu cyambayeho mu gitondo ari shoke y'ubwonko yatumye nshaka gutekereza cyane ikintu nakora ako kanya, ndetse akurikije amakuru yabwiwe mu bintu yaketse ko byatumye ubwonko bwanjye butungurwa byihuse. Nuko mu byo natekereje harimo no kuba nasubiza amasaha inyuma kugira ngo uriya muryango wishwe utaza kwicwa, kandi ibyo ntabwo biri mu bushobozi bwanjye. Dogiteri Kereki yakomeje ambwira ati Maxi, hari ibintu muri ubu buzima udashobora guhindura. Ikindi ugomba kumenya nuko muri ibyo utahindura, icya mbere ni ahahise, ku buryo twese tubiziranyeho ko intambara turwana umunsi ku wundi ari iziba zaratewe n'ahahise. Ariko ntabwo tuzirwana kugira ngo duhindure ahahise, ahubwo tuzirwana kugira ngo duhangane n'ingaruka z'ahahise zitazongera kudushyira mu bihe twisanzemo mu bihe byashize nyine. Ari nayo mpamvu imiti naguhaye hiyongereyeho ibindimo kukubwira bigomba kugufasha kumenya ko ikintu icyo ari cyo cyose ugiye guhura nacyo muri iki gihe kirimo kigiye gukurikiraho, ugomba kucyakirana ubwitonzi bwinshi ndetse ugatuza ugatekereza ku cyo wakora utuje, hato utaza kwisanga bikuviriyemo uburwayi bukomeye cyane bushobora no kugutwara ubuzima. Ariko ubu ni byiza ko wongeye gusubira ku murongo, binatumye ubasha kuryama uruhuka igihe gihagije, ibintu wari uherutse kera cyane. Dogiteri Kereki yamaze kumbwira gutyo wagira ngo arimo kunsoma mu bwonko, kubera ko nkimara kwakira amakuru kuri ya musaza ba Vivensi bari bagiye gusura nimugoroba yapfuye, bikikubita ku buryo nari ndimo guhuzahuza uburyo mama wanjye Mariyamu yagaragaye ari kumwe na Rufusi ndetse na Perezida Venizi mu masaha byitwa ko ariyo masaha Mariyamu yari yashimuswe, ndetse n'amahano yabereye iwacu. Ndetse nahise numva nshaka kuba nasubira inyuma ngo byibura mbashe kuzura uriya musaza wanyuza mu buzima bubi kubera twebwe, ubundi anyibwirira uko bimeze, wenda nzabashe no kumuhorera imyaka yose yamaze abayeho nabi kandi ari inzirakarengane. Dogiteri Kereki yamaze kumbwira gutya ahaguruka ku buriri ansigaho na papa wacu. Wandebye akabura icyo ambwira, mu kwikora ku mazuru numva ameze neza nta maraso ari kuvamo. Ndabyuka nicara ku buriri nduhutse umutima nzengurutse amaso impande zose ndi gushaka ikintu cyo gukora muri ako kanya. Ako kanya Gemana na Yira bahita binjira. Petero nabibonye arasohoka aragenda.
bangezeho banyambira bambwira ko bari bagize ubwoba bwinshi cyane, ari nayo mpamvu bahise bahamagara Dogiteri Cyereki igitaraganya, nawe akababera mwiza agahita aza kundeba. Nababajije ibyabaye, Gema avuga ko atari ngombwa gusubiramo ibyabaye n'icyabiteye, ahubwo icyangombwa tugomba kwitaho no kwishimira nuko aka kanya ameze neza. Mpita musubiza ko ibyo ari ukwibeshya cyane, kuko niyo twashaka kwirengagiza ibyabaye ntabwo byatwara igihe kinini, kubera ko nta muntu uza usiga ikimwirukamo, ahubwo ikimwirukaho nicyo ashobora gusiga. Nayira avuga ko basireka uwo munsi tuwuruhukeho, ibindi bizaza ejo. Mu kubabaza amasaha ndyamye ku buriri bansubiza ko ari hafi amanywa yose, ariko Dogiteri Cyereki niwe wabiteganije kugira ngo mbashe kuruhuka, antera imiti ituma nsinzira. Mu kunyereka isaha mbona ni 11:57 za nimugoroba. Mpita mbabaza amakuru yakurikiye uriya musaza Filemoni, bansubiza ko nta yandi makuru yakurikiyeho kuko ni umuntu usanzwe, yapfuye nk'abantu basanzwe. Kuba urupfu rwe rwamenyekanye gusa nta kindi, nuko ari umunyamakuru wahatambutse biri kuvugwa, bigahura nuko yahoze ari umupolisi ubundi akabyandika. Nahise mbwira Gema na Neyira kuri ya musaza Filemoni azahora ari umupolisi, kuko umupolisi nyawe nukora akazi ke neza nk'uko nawe yakoze akazi ke kakarinda kamushyira mu byago. Ikirenze n'ibyo ngibyo, byanga byakunda muri ubu buzima cyangwa se ubuzakurikiraho, Filemoni nzamuhorera. Namaze kubabwira gutyo bareba hasi. Mama wa Neyira ahita anzanira amafunguro, aba ari nabwo nibuka ko nshonje. Gema amfasha kurya, we na mushiki wanjye bamba hafi, kugeza ubwo mama wa Neyira yagiye tugasigara turi kumuvugaho uburyo Petero Nirewisi amwita ngo ni umugore mwiza, ku buryo twabigize ibiganiro, bo babifata nk'ibiganiro bisanzwe. Kandi njyewe ejo nariboneye neza amarangamutima Petero Nirewisi agirira Rozange, ataranamenya ko bakundanye rugakeba bakanabyarana n'umwana. Amasaha yakomeje kwicuma, kugeza ubwo naje kuva mu buriri ngasanga abandi bose mu ruganiriro bampangayikiye. Mbasuhuza mpereye ku ruhande. Brian atangira kuvuga uburyo bari bambuze, kandi atari ibintu bakongera kumenyera nyuma y'imyaka myinshi cyane. Nibuka ko yambajije niba namubwira ubuzima nanyuzemo mu myaka yose yashize, abantu bazi ko napfuye. Mbona ko n'ubundi nkeneye ibintu bituma njya kure yo gutekereza cyane, byatumye mpita musaba ko yampa akanya nkaganira nawe. Brian yarahagurutse tujya hanze twicara mu busitani, atangira ambaza amakuru y'uburyo ndi kumva merewe muri ako kanya. Musubiza ko meze neza, ndetse na Dogiteri Cyereki akaba yambwiye icyateye ibyabaye, ariko nkaba nzi uburyo ngiye kubikontorora nkamera neza, mbese sinongere kugerwaho n'ikibazo icyo ari cyo cyose. Namaze kumubwira gutya ambwira ko ndi intwari, nkaba umunyembaraga. Ikirenze ibyo nkaba narabashije guhuriza hamwe imiryango myinshi yari yarataye imitwe, yaranaburanye n'ababo, baba abari hano ndetse n'abandi yabwiwe ubwo bamubwiraga ibigwi byanjye, ubwo yabazaga niba hari umuntu waba uzi neza ubuzima nanyuzemo kuva ku munsi wa graduation ya mama wanjye Mariyamu na Dogiteri Rita bakimara kwiga muri Global University. Byakurikiwe n'amahano yabereye iwacu. Kugeza uwo munsi bakamusubiza ko babizi nk'inkuru babwiwe, kandi inkuru mbarirano iratuba, bityo azayinyibarize ninjye uzamubwira ntitangiriye itama. Brian yamaze kumbwira gutyo mubwira ko nari namubwiye ko nzamubwira inkuru yanjye. Ako kanya akaba ariyo ngiye kumubwira nyine, nuko ntangirira ku byishimo nawe yibuka, byakurikiwe n'ibyabaye nawe yibuka, kugeza ubwo naje kwisanga kwa Ariana i Karuvani n'ibyakurikiye byose, ubwo namenyaga ko papa wanjye akiri muzima, nkajya kubana na Wiretine, kugeza ubwo nongeye kumubura nzi ko noneho yapfuye bya nyabyo. Nkongera kubwirwa amakuru na Penina ko aribo batabaye ubuzima bwe. Nongera kumuteraho ijisho ubwo twari tugiye kurwana intambara yo kubohoza ubushakashatsi bwa IDVK Iyope. Kugeza uwo munsi nyine namaze kumubwira byose, amarira yamuganje, ahanini bitewe n'ubuzima bw'inzitane nanyuzemo nyuma yo kuva iwacu nkajya kwa sogokuru Yeremiya, ariko ambwira ko byangiza umunyembaraga, bityo ahahise hanjye niho handemye nkaba uwo ndiwe aka kanya. Ikindi nubwo naba ntishimye uwo nabayewe kubera ibihe bibi nanyuzemo, ariko byibura njye nibuka ko uwo nabayewe hari abantu benshi bifitiye umumaro ako kanya. Brian yamaze kumbwira gutya aruhutse umutima, turarebana nanjye mpita mubwira ko mfite amatsiko nyirizina yo kumenya uburyo we yarokotse kiriya gitero twagabweho. Nawe yitse umutima ndetse amarira aratakara, ariko ayahanagura byo kwijijisha ngo ntabibona. Nuko arambwira
turabyibuka ko Mariam na Dogiteri Rita bari bavuye muri graduation hateganijwe ibirori byo kujya kwiyakira bihura n'isabukuru yawe y'imyaka 8 aho twari twateguye kuguha keke nziza cyane. Nk'uwabaye general manager wa company yanyu ntabwo nari kubura muri ibyo birori, ndetse yewe Petronile Lewis ubwe yari yampaye n'inshingano muri service, aho abashyitsi twari dutegereje ngo baze bose bamaze kuza, ariko Mariam agatinda kuza kuko akiva muri kaminuza yari yabanje kunyura mu rugo ngo ahindure imyenda. Nyuma mu buryo tutazi nibwo twatangiye kubona Petronile Lewis ameze nk'uwataye umutwe kubera ibitekerezo, ndetse akajya yakira amatelefone menshi cyane. Biza kurangira ibyari ibirori bitakibaye, aho yahise afata urugendo rugana mu ntara. Ku rundi ruhande njyewe, mushiki wanjye Brienne, mama wacu, umubyeyi wacu Hyacinthe, twese twari twatumiwe nyine twanitabiriye. Biba na ngombwa ko nyuma y'uko ibirori byangiritse turara mu macumbi y'abakozi ba Lewis. Gusa mu gitondo cya kare bujya gucya ibintu byose byasaga n'ibyahindutse ukundi, kuko nta muntu wari ukiri aho agomba kuba. Gusa njya kumenya ko noneho byahindutse ku buryo nta garuriro. Nabanje kubura abo twari kumwe bose, mpereye kuri mushiki wanjye Brienne, mama wacu na mama wacu kimwe na Hyacinthe umubyeyi watureze. Mu kugera muri company ndani ntungurwa no gusanga imirambo y'abantu benshi cyane baryamye hasi bishwe, harimo n'abasirikari ndetse n'abapolisi. Nkirimo kuzengurutsa amaso nibwo nabonye umurambo wa mama wacu na mama wacu bapfuye bafatanya amaboko, ndetse na mushiki wanjye Brienne. Ubwo nashakaga kubegera ngo mbavane aho mbihutane kwa muganga, ako kanya hahise haza abagabo 3 bikoreye imbunda ku ntugu, bambaye imyenda minini ku buryo utapfa kubamenya amasura kuko bari bihisha amaso. Ubwo nagiraga ngo mbatabaze, natunguwe no kubona bari kugenda barasa buri muntu uwo ari we wese, bose barimo gukeka ko akiri mu mwuka. Ndetse Afande Jeffrey we bamurashe isasu ry'umutwe akiri muzima. Afande Jeffrey ntabwo yagakwiriye gupfa kuko hari abamwishe mbere, ntabwo bari bamurangije. Ako kanya hari umugabo wasohotse mu rugo rwa Chairman arimo kwirukanka cyane ku muvuduko uhambaye, asakuza cyane wagira ngo ashaka ko abo bagabo babicanye bamubona, ku buryo ari we bahanze amaso. Amaze kubona ko bamuhanze amaso ahita asakuza cyane ansaba ko mva aho ngaho nyiruka ubutareba inyuma kugeza igihe mbonera ahantu mpungira. Ni nako byagenze kuko nari maze kubona ko nta garuriro mfite. Mvuga ko imirambo y'abanjye nzaza kuyireba nyuma abicanyi bagiye. Abo bagabo mu gukurikiza amasasu bucece, kuko imbunda bari bafite nubwo zari nini ariko zari ziriho siransiya. Uwo mugabo yarabakwebye, nanjye mpungira muri tano iri munsi y'ubutaka bwa Lewis ihinguka mu irimbi ryabo, kugeza ubwo naje kuhahurira n'uwo mugabo nari mbonyeho bwa mbere. Uwo mugabo ambwira ko niba nkunda ubuzima bwanjye mpunge ubwo butaka bwa Lewis mbuvemo, kuko nshobora kuzisanga impfu z'abantu bapfiriye aho ngaho ari njyewe bazigeretseho. Akomeza ambwira ati Brian, ndakuze ariko wowe ntabwo nzi, gusa menyana nawe bwa mbere wari umunsi twari twaje guhatanira isoko ryo kuba general manager muri iyi company, bikarangira ari wowe wegukanye umwanya. Gusa wibuke ko abahatanaga bose nyuma yo gutsindwa Petronile Lewis atigeze dukuraho amaboko, ahubwo yaduhaye utundi tuzi ku buryo imiryango yose twayigiriye imimaro biturutse kuri we. Ndagira ngo uhunge, njye nawe nitutongera guhura uzamenye ko nzaba narapfuye. Uzashakisha umwana w'umuhungu witwa Fereyiro, kubera ko hari umuntu namuhaye ngo amucikana murinde, ndetse Fereyiro nuramuka umubonye uzagende mu rugo rwa Chairman wa Lewis mu cyumba nyirizina umugore n'umugabo bararamo. Harimo ibyo mvuye gushyiramo birimo ibimenyetso nabonye by'abantu bagize uruhare mu rupfu rw'abantu bose bapfiriye hano. Uzajye muri parafo, harimo urubaho ushobora gufungura ukinjira muri parafo, kubera ko urugo rwabo ruri ku nzu yo hejuru. Ubundi numara kubibona Fereyira akazabimenya niwe uzaba umuntu utanga ubutabera bwiza kurusha abandi bose, kuko uwo azabuha nawe yamuhemukiye. Ibi nkubwiye ntuzagira undi muntu n'umwe ubibwira. Uwo musore yamaze kumbwira gutya ahita acaho aragenda, nanjye ngenda ninjira mu irimbi kugeza nsohotse mu butaka bwa Lewis nta muntu n'umwe mbonye. Ahantu hambere nahitiye nta handi ni mu rugo njye na mushiki wanjye Brienne twarererewemo, mpamara iminsi myinshi ndimo kuririra umuryango wanjye. Ariko kubera ko ubuzima ntari kubushobora njyenyine nk'umuntu wari ufite umuryango mbere, naje kugaruka mu mujyi wa Kent nitabaza Musenyeri Gaston, mutakira ko ubuzima bwananiye amaho kuba no kumfasha kwiyakira, kugeza ubwo natangiye kwakira ubuzima, kugeza igihe naje kunguka igitekerezo cyo kugana igisirikare, nibwira ko ninkigeramo nzarwana buri muntu wese ushobora gukora ibikorwa nka biriya. Ndetse Musenyeri avugana na General Torres biza koroha ninjira gutyo.
ntangira kwiberaho ubuzima bwanjye nyine, gusa nyine nari kumwe n'abandi basirikare. Imyaka ikomeza kwicuma ndiyakira, ari naho naje guhurira n'umugore wanjye aho nari naroherejwe gukorera. Dutangira imibano gutyo kugeza twemeranije kubana. Bwa mbere tubyara abana babiri, umuhungu n'umukobwa, ariko nyuma kuko nari nzi ubuzima bwo kubaho nta babyeyi cyangwa se abavandimwe, nibwo twaje guhura n'uriya mukobwa wundi tubana muri buriya buzima bubi, ndetse hari abashaka kumuhohotera ngo bamufate ku ngufu bitwaje ko ari abakire. Twiyemeza kubana nawe gutyo, ari nabwo muri iyo minsi naje kubona akazi ka Amba Steve katatinze nyuma y'uko mumwohereje muri gereza. Gusa muri iyo minsi nibwo naje kwibuka isezerano nahaye wa musore twapiganiye akazi, nkabatsinda ko ngomba gushaka Fereyiro, ariko mburaho mpera. Nanagerageje kujya kwa Lewis nsanga atakiri ibintu byashoboka na gatoya, kuko abantu bose bari bazi ko napfuye nk'uko byatangajwe na Mariyamu ubwo yavugaga umubare w'abantu bazwi ko bapfuye, kandi narahisemo kubaho gutyo. Ikirenze n'ibyo nta n'uburyo nari kumugera mu gisenge cy'inzu batuyemo. Ikirenze ibyo mu cyumba bararamo, haribwo twaje guhura n'uyu mugabo ukomeye waduhaye akazi muri iyi minsi, akaba ariko nari ndimo gukora nyine. Uko niko nagusubiza ibyo warumbajije. Brian yamaze kumbwira urugendo rwe n'uburyo yarokotse, mpita nibuka inkuru Karara aherutse kumbwira y'umugabo wamuhaye Fereyiro. Nyuma yo kumurokora, mpita numva byanga byakunda uwo muntu ari nawe wahishe ibimenyetso by'amashusho n'amajwi yafashe ubwo Mariyamu na Rufusi bamaraga kwica Fereyiro, papa wacu ndetse nanjye, agahita amuhungisha. Byibura mbasha kwishimira ko nyuma y'urupfu rwa Filemoni mbashije kumva inkuru nziza y'ahantu hahishe ibimenyetso bishobora kurimbura ubuzima bwa Mariyamu na Rufusi ntabashije kuruha cyane. Twakomeje kuganira kugeza ubwo ijoro ryaguye tureba. Brian aza gusimburwa na Petron Lewis aho twari twicaye. Amaze kugenda Petron Lewis aruhutse umutima, areba mu kirere, yongera gusubiramo ya magambo akunda kuvuga ati meze nk'utibuka igikombe nanywereyemo, ndasa n'uwarose inzozi ntazibagirwa. Nkisanga hano ndi njyenyine, ngatangirwa n'amarira y'uwankundaga kera, ngashengurwa no kumva ijwi ririra rivuga riti singikunze ukundi, singikunze ukundi. Ati nabaye nk'utamenye igikomere nagize, nabaye nk'utamenye ko mbere yanjye wakundanye, urukundo rwabuze ruzagaruke. Ngatangirwa n'amarira y'umuntu wankundaga kera. Mpita mubaza nti ibyo se bishatse gusobanura iki? Petroni ansubiza ko hari inzozi akunda kurota zimwereka ko ashobora kuba yaraciye mu bintu byinshi bitandukanye, ko ashobora kuba yarabayeho nk'abandi bantu, ko ashobora kuba yarakunze nk'abandi bantu, ko ashobora kuba yarakoze imirimo isanzwe nk'abandi bantu, ndetse ko ashobora kuba yarakunzwe n'abandi bantu, ariko yakanguka agasanga byose byibereye mu mwuka, mbese byatwawe n'umuyaga atazi uko yabisobanura. Ambwira ko akeneye gukora ubushakashatsi bushoboka bwose kugira ngo arebe niba hari umuntu waba umuzi neza, akaba ari we uzamugeza ku ngingo ishobora kumufasha kwibuka ahahise. Namaze kubyumva mvugira mu mutima ko atagakwiriye kwigora na gatoya, kubera ko ibyo twabigerageje uko dushoboye kose, ariko bikaba byaranze burundu ko yibutsa, kuko twari tuzi ko aho mu nzu byose byabereye byibura nahagera azabasha kwibuka ahahise. Mpita mubaza uko ari gutekereza kuzabikoramo cyangwa se uburyo twabikoramo. Ansubiza ko nta buryo azi, kuko ubwo atekereza bushobora gushyira ubuzima bwe mu kaga, ugasanga natwe budushyize mu kaga. Nyuma yo gutekereza ko atanze amatangazo akagaragaza amafoto ye, hari abantu bashobora kuba barashakaga ko apfa, wenda bakaba barongeye baramubonye bakamugendaho, ugasanga natwe tubigendeyemo. Ambwira ko hari ikintu kimwe yizera, icyo kintu akaba ari uko iteka haba hari igihe ikintu runaka kizaberaho, bityo byanga byakunda arategereje. Petroni namusubije ko tuzaba turi kumwe nawe kandi tuzagira uruhare rushoboka rwose kugira ngo tumufashe kwibuka. Namaze kumubwira gutya mbaza niba naba naributse guhamagara Dorokasi ngo mubaze niba nta kibazo yaba yaragize nyuma y'uko umugabo we ashobora kuba yaraketse ko wenda hari undi mubano twaba tugirana, kuko mbitekereje nsanga narabaye ntibindeba. Ariko nanone guhamagara Dorokasi nsanga bishobora guteza ibibazo, wenda nk'igihe Toresi ashobora kuba yarafatiriwe nka telefone ye, bityo twamuhamagara ugasanga nibwo tumuteje ibibazo cyane. Mpita mbibwira Petron Lewis nawe yumva nibyo, avuga ko tugomba gushaka umuntu twoherezayo akaba yamenya neza ko Dorokasi ameze neza. Tukibipanga twahise tujya gusaba mama wa Neyira Rosange ko yajya kutunekera akamenya niba koko Dorokasi ameze neza.
ahita abyumva vuba batangira kwitegura, ndetse Vivensi yemera kumutwara. Ntabwo byatinze bavuye aho mu rugo, natwe dukomeza gutegereza igihe baza gutahira. Dusigara tuganira niba hari ikintu twakora ko byabereye kuri Filemoni wapfuye azize amakuru twashakaga. Mbabwira ko mbere hose Dani Marike twigeze guhanganaho, ariko uburyo namufataga ntabwo nari nzi ko akomeye nk'uko twamaze kubimenya. Ariko byanga byakunda Dani Marike n'urufunguzo rushobora kutugeza kuri uwo muntu ukomeye ushobora kuba ari we wateye byose. Neyira atari ko se mube muretse gatoya, nk'ubu turamutse dusanze Perezida Venize ari we ushobora kuba ari we uwo mugabo ukomeye cyane wihishe inyuma ya byose, ndamusubiza nti ntabwo ibyo bishoboka na gatoya, kuko nzi neza uburyo Venize yahoze ari inshuti magara ya papa wacu, kandi papa akaba yaragize uruhare rukomeye cyane mu kuba Venize ajya ku butegetsi. Neyira ati iyo niyo ngingo? Ubundi se nihe wabonye umuntu ugambanirwa n'umuntu atazi? Ntawe. Ngaho reba, ubwo ba Brian bahuraga n'uwo muntu yari arinzwe n'abasirikari basanzwe barinda abayobozi bakuru. Noneho hagati y'amasaha Petronile Lewis yari ari kuvite Sara, ubwo Jessica yari amaze kwicwa, n'amasaha Petronile Lewis yiciweho, ayo masaha umugore we Mariyamu yari yashimuswe nk'uko bivugwa. Niyo masaha yagaragayemo ari kumwe na Rufus bari kumwe na Perezida Venize. Ndetse ikirenze ibyo ntituze kwirengagiza ko ibyo ngibyo Filemoni yari abitse byamutwariye ubuzima. Ngaho mbwira, nubwo Venize yaba nta ruhare na ruke yaba abifitemo, ese twe ni iyihe ngano y'icyizere tumufitiye ku buryo twajya kubirenza amaso? Neyira yamaze kuvuga gutyo, Petronile Lewis ahita avuga ko iyo ngingo yumvikana, ndetse ahubwo ntabwo ari ukubeshya. Uko ari kumva uwo mugabo Petronile Lewis ndetse na Perezida Venize bari inshuti, icyo ni ikibazo gikomeye, bityo tubigira icya mbere mu bintu byose tugiye gukurikirana. Mu gihe turimo gutekereza kuri ibyo, twese twatunguwe no kumva mu murwa mukuru wa Kent wose haturikiye ikintu kimeze nk'igisasu, ku buryo inzu twarimo twese umutingito watugezeho nyuma yo guturika kw'icyo kintu twumvise. Ako kanya nta kindi nakoze, nahise mpamagara Fernando ngo mubaze niba ibyo bintu byumvikanye hari icyo abiziho. Nkimuhamagara nyitaba ambwira ko ari igisasu giturikiye mu murwa mukuru wa Kent, ndetse aka kanya nibwo ari kuhagera mu ba mbere ngo atange amakuru atariho ivumbi. Ako kanya ntaragira ikindi mubaza, numvise ari kuvuga ngo umuyobozi wa kampani ya ba Lewis, ahita ambwira ngo araza kumpamagara mu kanya. Neyira we nta kindi yakoze, yahise ajya online kugira ngo arebe amakuru ari gutambuka live ku byo twumvise. Agwa kuri video iri gutambuka ako kanya, twese atuma tubyumva. Umunyamakuru avuga ko ari igisasu giturikiye aho ngaho, ndetse ubu hakaba hari ikipe y'abasirikari bahise baza gutabara, aho mu bantu barimo korokorwa hagaragayemo umugabo wa chairman wa kampani ya ba Lewis, Rufus. Ako kanya Rufus bahita bamushyira kuri kamera, ubona imyenda yamushwanyukiyeho, afite n'ivumbi ryinshi ku maso no mu mutwe. Atangira avuga kuri mikoro ati ubundi igisasu kijya guturika ndi mu bantu ba mbere babimenye, kubera ko umuntu wateze igisasu hano hantu hateraniye abantu benshi, ubwo yajugunyaga igikapu nahise mubona, ngenda mukurikiye kugira ngo mubaze impamvu ataye igikapu ku bushake. Ariko ngeze imbere sinzi ukuntu ubwenge bwanjye bwahise bunyibutsa kera cyane, ubwo nakoranaga n'inshuti yanjye magara nyakwigendera Petronile Lewis, uburyo yakoreshaga ubwonko bwe mu gutekereza cyane. Mpita nanjye ntekereza ko igikapu uriya muntu ajugunye hejuru byanga byakunda hashobora kuba harimo igisasu, kandi akaba bikoze ku bushake kugira ngo yice abantu benshi. Aribwo nahise ngaruka kuri icyo gikapu, ubundi ndagifungura koko nsangamo igisasu. Aribwo nahise nsakuza cyane nsaba abaturage ngo bahunge, nanjye nkora ibishoboka byose ngo igisasu kitabasha guturikira mu bantu kikabahitana ari benshi. Aribwo nagiteruye gusa ku bw'amahirwe makeya, kuko ukuboko kwanjye kw'ibumoso ariko gukora neza kurusha ukw'iburyo. Nashyirishijeho insimburangingo, ubwo nafataga igisasu nakijugunye mu kirere cyayobye kigwa kuri iriya nyubako, ari nabyo bitumye uruhande rumwe rwayo ruturika. Gusa ikintu nizeye neza nuko iki gisasu nubwo hari ubuzima bw'abantu cyaba giturikije, ariko ntabwo bangana n'abari gupfa ubwo cyari guturikira hano hasi hari abantu benshi babahagaze. Buriya mu bintu bya mbere nanga mu buzima ikintu cyitwa ubwihebe, ari naho nahera mbabwira ko nakora ibishoboka byose icyitwa ikihebe cyose nkakirwanya uko nshoboye. Imana ihe umugisha Kentrone yacu, twese dufatanirize hamwe ikintu tubona kidasanzwe tugitangeho amakuru, tunagenzure bishoboka byose. Rufus yamaze kuvuga ijambo rye asubiza umunyamakuru mikoro. Neyira ahita avuga ati bino bintu hari ukuntu bitari kumvikana neza mu matwi yanjye. Rufus yafashe iya mbere aza mu ruhame, ubundi aza kurwanya ibyihebe. Gema ati dukeneye kumenya ukuri ko ibintu byabereye hariya hantu.
bitihise hari ikintu kibyihishe inyuma. Brian yahise avuga ko hariya ahantu hose hensitarinze amakamera yaba yo ku muhanda ndetse n'inyubako. Niba ibyo turi gukeka ari ukuri, ntabwo aka kanya amashusho yaba amaze gusibwa, bikaba amahire ko ibyo turi gukeka bitaba ari ukuri, bityo hakenewe kujya kuri control room zaho tukareba ibyabaye mbere yaho. Gema ahita avuga ko urugendo rwo kujyayo rugoye kurusha uko twayabonamo niyo twakoresha uburyo butemewe n'amategeko, bityo dukeneye guhakinga systeme ya CCTV zaho tukareba ibyabaye. Ako kanya Gema yahise yirukira mu cyumba agarukana mudasobwa, ubundi avuga ko agiye gukora hakingi ariko abikore nk'umuntu utari mu gihugu, hato hatagira utuvumbura, ahubwo arakoresha VPN abe ameze nk'uri mu kindi gihugu. Ako kanya ahita ashyiraho inziramugozi mu bumenyi azi yakuye muri stage no mu ishuri, ahita downloadinga VPN yihuse cyane, ubundi atangira kwa accessinga location zo muri Kentrone ameze nk'uwibereye Iyope. Ako kanya atangira kwinjirira kamera za hariya biriya byose bibereye. Akinjira amatubwira ko ibyo turimo gukeka ari ukuri, kuko hari umuntu uri gutangira gusiba amashusho y'ibintu byafashwe n'izo kamera mu minota 20 ishize, ariko nawe ari kubifatirana ku buryo nawe ari kudownloadinga bihita biza kuri mudasobwa yacu. Petero Lewis ahita avuga ko bisobanuye ko biriya bintu Rufus avuze ari imyiyerekano. Anyibutsa ibyo mperutse kumubwira ko Ezekiel yampaye amakuru ko Rufus ashaka kuba perezida, ariko akingiwe ikibaba na General Torres, ubundi igihugu kikaba icya Torres akagikoresha icyo ashaka. Mpita mwikiriza amubwira ko ari ibyo. Neyira ahita yibaza atari ko se ni iyihe mpamvu nyirizina Rufus yaba ashaka kuba perezida, ahubwo se ni iyihe ntwaro Torres yaba afite yishingikirije ituma ashaka kuba perezida. Ako kanya Gema yahise atubwira ko amafoto n'amashusho abifite neza. Twese twegera mudasobwa tuyikubitaho amaso, nta n'amasegonda 5 turareba. Petero Lewis asaba Gema guhagarika gatoya. Gema gikanda kuri pause. Petero Lewis avuga ko uwo mugabo arimo kubona amuzi neza cyane. Mu kumubaza ahantu yaba amuzi, adusubiza ko amuzi muri rya joro tujya muri kampani y'iwacu tukarwana n'abasirikare. Ako kanya mu kubitekerezaho uwo mugabo wari ufite igikapu Gema akomeza gukina amashusho. Bidatinze tubona avuye mu muhanda yarategereje kwambuka agenda agana ahantu abantu benshi bateraniye. Ageze mu bantu hagati ahita ahura na Rufus wari wambaye ku buryo isura yitagaragara neza, ariko kuko yari ahagaze isura yayitegereje kamera duhita tumubona, ndetse binagaragara ko ibya kamera batari babyitayeho kuko bari bazi ko amashusho barahita bayasiba. Nuko baganira ibyo tutumvise kuko CCTV kamera zidafata amajwi. Ubundi uwo mugabo agenda imbere atereka igikapu ku ruhande, ava aho ngaho hashize akanya Rufus azasanga icyo gikapu aragifata kijugunya hejuru, gihita giturikira ku ruhande rumwe rw'inyubako. Bidatinze abaturage bakwira imishwara, abandi inzu irabagwira, aribwo itangazamakuru ryahise rihagera. Twamaze kureba ayo mashusho, Petero Lewis ahita avuga ati niba ari uko bimeze, nta gihe kinini gisigaye ngo aba bantu ibyo bashaka babigereho, bivuze ko kudeta irimo kunuka muri iki gihugu cyacu. Ako kanya nahise mfata telefone yanjye nyihereza Gema, musaba kunkiriraho ayo mashusho igitaraganya. Amaze kubikora nanjye nshyiraho inziramugozi, amashusho mpita nyoherereza General Torres vuba na bwangu, ubundi mpita nzimya telefone. Mfata agatelefone kanjye katajya gakururwa, mpita muhamagara nawe aranyitaba. Mubaza niba impano mwoherereje yayibonye. Mu guhita amenya ko ari njye wahita avuga ati Maximilian wa muginga we. Ahita nkupa bahise bambaza impamvu mbikoze gutyo. Mpita mbabwira ko mwoherereje ayo mashusho kubera ko nta wundi n'umwe uzi ko akorana na Rufus, ku buryo ahise amenya ko navumbuye umugambi wabo. Bivuze ku buryo ansubijemo amenye ko ari njye wumwandikiye, ahise abibona ko navumbuye umupangu wabo. Mu gihe tukiri muri ibyo ngibyo, telefone ya Neyira yahise isona. Mu kureba umuhamagaye avuga ko ari mama we Rosange. Amwita abashyize amajwi hanze ngo twese twumve, ariko twese dutungurwa no kumva ijwi ry'umuntu uhamagaye atari Rosange urimo kuvuga, ndetse iruhande rwe hari gusoma ubuduha bw'ambulance. Ako kanya uduhamagaye avuga ko ari umuganga w'ibitaro bya Gorobo. Ako kanya nyiri iyi telefone ndetse n'umusore bari kumwe bakaba bakoze impanuka y'imodoka, kuri ubu bakaba barimo kwerekezwa mu bitaro bya Gorobo nyine. Mpita mbwira Gema gushaka amashusho y'ibintu bibereye aho uwo muntu aduhamagariye, asigarane na Brian na Lewi, njye na Neyira twerekeze kuri Gorobo Hospital igitaraganya. Twahise tuva aho njye na Neyira tutarwambaye, tugeze hanze dutega amamoto ataratinze kutugeza ku bitaro bya Gorobo. Muri iryo joro tugenda tugana kuri resebusiyo tubaririza umubyeyi n'umusore bazanwa aho ngaho. Uwo kuri resebusiyo ahita tubaza niba ari abahuye na ambulance yari iri gutambuka ivuye kuzana umubyeyi wakoze impanuka arimo kubyara.
nikiriza ntanazi ibyari byo nawe aturangira aho baherereye. Tugenda tuzamuka ama esikariye kugeza tugeze mu cyumba kirimo indembe. Tuhageze duhura n'umuganga arimo kwinjira, tumubaza abarwayi bacu. Umuganga aravuga ati mutuze, abantu banyu ntabwo bakomeretse cyane, gusa icyabaye nuko umubyeyi yaguye muri koma mu gihe umusore bari kumwe we yakubise umutwe mu modoka kuko impanuka yabaye atarambara umukandara, ariko we yakangutse barimo kumupfuka ibisebe, bityo mube mwicaye aho ngaho, uwo musore turabaha uburenganzira bwo kubonana nawe mu kanya karaza. Umuganga akimara kugenda Gema yahise ampamagara ambwira ko ibintu abonye ku mashusho biri kumugora cyane kubyumva, kubera ko amashusho arebye nayo kuri Trinity Hotel ubwo Vivency na Rosange bavaga muri parikingi. Ako kanya Dogiteri Neri Pascal agasohoka bakurikiye ameze nk'uri kubacunga. Bamaze kuva mu butaka bwa Trinity, Neri Pascal nawe agenda yinjira mu modoka yari yasize hirya, ubundi ku muvuduko uhambaye cyane ava ahagenda akurikiye Vivency kugeza ubwo yatambukaga ku zindi modoka ubona nta kintu na kimwe yitayeho. Ubundi ageze kuri Vivency wari uri kuganiriza mama we Neyira ameze nk'uri kumwihanganisha atarambara umukandara, Neri Pascal aza yahoreye imodoka ayigonga ashaka kuyijugunya mu wundi mukono, aribwo haje igikamyo kigahita gikubita imodoka ya Vivency, ubundi Neri Pascal agahita iye ayihata umuriro agacaho yiruka cyane. Aribwo ambulance yari iri guturuka mu cyerekezo ba Vivency bari guturukamo yahise ihagarara, bahita babashyiramo barabajyana. Gema amaze kumbwira gutyo mubwira ko twageze kwa muganga, ariko mama wa Neyira akaba yaguye muri koma. Icyakora ngo Vivency arakanuye nubwo tutaramubonaho. Gema avuga ko dukomeza kwicunga tujye tubabwira uko bimeze kuko barahangayitse. Ubwo nabwiye Neyira uko bimeze maze kubyumva, yibaza impamvu papa wa murumuna we yashaka kwica nyina, ariko tutarabona igisubizo. Twatunguwe no kubona Vivency yasohotse mu cyumba cy'indembe ari kugenda neza cyane nta kibazo, uretse isura yari iriho ibipfuko, ndetse atungurwa no kudusanga aho hanze atarabyiteguye. Akitubona Neyira ahita agenda amuyambira Vivency ubona ashaka kumubwira ibyabaye byose. Ati Maxi, ibintu byabaye vuba cyane ku buryo ntazi ngo nabihera hehe, kuko tukimara kugera muri Trinity mama wa Neyira yahise asaba ko ashaka guhura na Chairman Dorcas. Batwereka aho twicara, gusa uko twicaye mama wa Neyira yarebye ku ruhande antungira agatoki avuga ko uriya mugabo wicaye hariya ku ruhande ari umugabo we batandukanye, bakaba baranabyaranye murumuna wa Neyira. Nanjye mu kwitegereza uwo mugabo sinzi uko narebye ku ruhande mbona General Torres aho yicaye, ahaguruka ajya ku ruhande ahantu wenyine yitaruye ari gukanda telefone. Nuko nanjye mpita mpaguruka nihuta ngo ngende negere Torres numve niba hari ikintu numva kubyo arimo kuvugira kuri telefone, kuko mugezeho ariko mu ntambwe atabasha kumbona dore ko yari yikinze urumuri rw'amatara. Atangira avuga ati ntabwo ndi kubasha kubyumva, ni gute uriya musore Maximilian ariya mashusho yayabonye kandi twari twumvikanye ko misiyo mukiyirangiza mugomba guhita musiba vuba vuba? Uzi ko wagira ngo misiyo mwayikoze ari aho hafi ahita ajya gufata amashusho y'ibyahabereye? Yego, gusa nta nubwo icyo ari cyo kibazo kimpangayikishije. Ikimpangayikishije kinteye inkeke kurusha ibindi ni ukubera ko ntagaragara mu mashusho y'ibyabereye hariya, ariko Maximilian akiyakozeho ibiganza akaba ari njyewe ayoherereza aho kugira ngo ari wowe ayoherereza. Ni nko kunyereka ko yamaze kumenya ko ari njyewe nyiri imipangu yose, wowe ukaba umeze nk'igikoresho ku buryo adashaka kugutaho umwanya kuko yari kuba ari wowe ayoherereza. Ntubyumva se? Ubwo ni ukuvuga ngo tugomba gukora ibishoboka byose misiyo yacu tukayikora vuba cyane. Ikindi kandi nizere ko Black Box iri ahantu harinzwe neza cyane, kubera ko turamutse tubuze iriya Black Box umenye ko ariho ubuzima bwacu bwaba burangiriye ndetse tukibagirana burundu. Okay, mu gitondo cya kare nanjye ndazindukira mu nkambi, nanjye kopi yanjye ya Black Box nkora ibishoboka byose ndebe ko itekanye, ubundi duhite dukora misiyo y'igitaraganya. Noneho Maximilian n'umukunzi we ndetse na syndicate bakorana byo tuzabikurikirana twamaze kugeza misiyo ku musozo. Ako kanya nkimara kumva ibyo General Torres yavugaga ku buryo nahise nkeka ko ari Rufus barimo kuvugana. Nahise ngaruka aho nari nasize Rosange nsanga ari kumwe na Dorcas, ndetse Dorcas amubwira ngo avaho ngaho ntamuhangayikire kuko umugabo we atigeze akeka ibindi. Rosange amubwira ko twari tuje kugira ngo tubyemeze. Ako kanya Dorcas akimara kugenda sinzi uko natunguwe no kubona wa mugabo Neri Pascal avuye aho yari yicaye, aza asanga Rosange utaruzi ko yamaze kumubona, ahita amufata mu ijosi aramubwira ati Rosange, iyo nza kumenya ko kugukunda uri agakobwa gakora akazi ko mu rugo iwacu
bigatuma nanashwana n'ababyeyi banjye kubera wowe, bizangiraho ingaruka kuri uru rwego. Ntabwo nari guta umwanya wanjye kiriya gihe, ariko ubu ndimo kwicuza cyane. Ntutungurwe nuko ntatunguwe no kuba nkubonye muri Kentrone, kandi wari uzi ko ntabizi, ariko ndabizi kuko nabimenye umunsi ugura imitungo ya Rivieri. Ariko uyu munsi kuba umboneshejeho amaso yawe, menya ko ubonanye n'urupfu, ku buryo nta n'isaha n'imwe usigaye kuri iyi si. Byaba byiza usezeye, kubera ko intego yanjye kuva umunsi unsiga ugatwara n'umwana wanjye Neri, dore ko ikinyendaro cyawe wari ugishyiriye undi muntu ngo nawe akiteho nk'uko nacyitayeho, nkagiha byose ari nyina, akaba ari indashima. Menya ko uburyo bwose bushoboka ngomba kuza kubukoresha iyi si ukayisezeraho. Neri Pascal yamaze kuvuga gutya ahita avaho aragenda. Mama Neyira ahita ahaguruka ambwira ngo tugende. Tugeze muri parikingi twinjira mu modoka, nyisohoramo ndimo kumuhumuriza mubwira ko ari ukumutera ubwoba, kuko biragaragara ko uriya mugabo ari ikigwari. Ariko tugeze imbere aba aribwo nabonye ko ntambaye umukandara. Mu gihe ndimo kwisuganya ngo nambare umukandara, ntungurwa no kumva umuntu ukubise amabuno y'imodoka yanjye. Mu kureba imbere mbona igikamyo kiza kidukubita, mpita ntubwenge. Nongeye gukanguka nsanga ndyamye hamwe n'abarwayi benshi, abaganga barimo kunshyiraho ibipfuko. Vivensi yamaze kutubwira gutyo twaguye mu kantu, mu kwibaza impamvu Neri Pascal ashaka kwica mama wa Neyira. Mpita mbona ko ibyabo byarangiye kera cyane kurusha uko njye nabitekerezaga. Neyira we yabuze icyo yabivugaho na gitoya, gusa njye nahise ntekereza ku byo Vivensi yumvise kuri General Torres avuga, mpita nkeka ko byanga byakunda nta wundi bavuganaga utari Rufus. Amatsiko ambana menshi cyane kubera iyo black box bafite buri wese, kuko ngo na Torres afite kopi yayo, ku buryo ngo baramutse bayibuze ubuzima bwabo bwaba burangiye burundu. Nkiri kubitekerezaho byose, umuganga yaraje atubwira ko Rozange bamaze kumwitaho uko bashoboye kose, ariko aracyari muri koma. Ubwo twabasigira nimero zacu ku buryo nihagira igihinduka bazatubwira, kubera ko ibyo bitaro ari byo byirwariza abarwayi. Akibivuga mpita nibuka ko Neri Pascal ari uyoboye ibyo bitaro, bityo twibeshye tugakora ikosa ryo gusiga Rozange aho ngaho, ni nko kuba tumukururiye urupfu tubyirebera. Nahise mbwira Neyira ko iryo kosa ryo gusiga mama we tutagomba kurikorana gatoya, nawe ambwira ko ari byo yari agiye kumbwira, bityo ikintu cyonyine cyo gukora ni uguhamagara Dogiteri Kereki tukamubwiza ukuri ku byabaye, ubundi akadufasha gucikisha mama Neyira akajya kurwarira mu rugo. Ako kanya nahise mbasaba kuba bari aho ngaho ntibahakura ijisho na gatoya. Ngenda njya ku ruhande aho nahise mpamagara Dogiteri Kereki mubwira ibyabaye byose. Ako kanya ahita ambwira ko ahubwo Dogiteri Neri Pascal ubu ari ku rutonde rw'abantu barimo guhigwa n'inzego zishinzwe umutekano, kubera ko yagonze umwana w'umukobwa wambukiraga mu nzira y'abanyamaguru ahita apfa. Neri Pascal wahita ahunga ku buryo ibirengero rye ryabuze. Kereki atubwira ko tugomba kwitonda cyane, kubera ko umujuri yavuye kwiba ahantu hanya aho yihisha, ku buryo batapfa gukeka ko ariho ari, ni hafi cyane y'aho yibye, maze bakamwirukaho bazi ngo ari kujya kure cyane. Mu kumva mbwiye gutya mpita mubaza niba ashatse kuvuga ko Dogiteri Neri Pascal ashobora kuba yihishe muri ibyo bitaro. Akimara kunyikiriza mpita ndekana nawe ngenda nsubira aho ba Neyira bari, mbasaba kuguma aho ngaho. Ntambuka ngenda ngana ku biro bya Neri Pascal, ubundi ndakomanga. Ubwa kabiri ntawe unyikiriza, n'ubwa gatatu numvise ntawe urimo, mpita ngaruka aho nsize ba Neyira. Ariko ntarakata ikorosi rigana aho ngiye, mbona umuntu w'umugore uri gukomanga ku muryango w'ibiro bya Dogiteri Neri Pascal. Ako kanya adakomanze bwa kabiri, ntungurwa no kubona Neri Pascal asohotse mu cyumba, ahita atunga imbunda uwo mugore urimo kumukomangira, ahita amurasa isasu ryo mu gituza. Neri Pascal ahita acaho yiruka cyane, imbunda yishyira mu rukenyerero. Nta kindi nakoze, nahise ngenda nsanga uwo mugore barashe. Ntungurwa no gusanga ari Dina, mama wa Derika. Mpita mpamagara Neyira amubwira ko Neri Pascal afite imbunda, bityo ntibakure ijisho kuri mama we. Mpita mpamagara nimero ya polisi Gitaraganya mbabwira ibibereye aho ngaho, ubundi nirukanka njyana Dina ngo mushyire abaganga. Namugejejeho ba Neyira bari baramwakira vuba vuba, bajya kumwitaho. Natwe dukomeza kwicara aho ngaho dutegereje, ari nako mbwira Neyira ati ntabwo nzi ikintu cyabaye kuri Neri Pascal, kubera ko ubwo yamaraga guhusha mama wa Neyira yahise agonga umwana w'umukobwa wambukaga ku muhanda w'abanyamaguru, umwana ahita apfa. None dore aka kanya arashe umugore bakundana isasu ryo ku mutima. Neyira ati ngo bivuze ko uyu mugore uzanye ari umwe mama yambwira gusiga yukururana na Neri Pascal. Neyira namwikirije nzunguza umutwe, atubwira ko ababajwe na murumuna we Neri birangiye afite umubyeyi nka Pascal w'umwicanyi. Mubaza we niba yaramaze kumwikuramo nk'umubyeyi we. Neyira ambwira ko nubwo byamugoye ariko yamaze kumwikuramo nka papa we nyuma y'ibyo yakoreye mama we.
Mu gihe tukiri kuganira twatunguwe no kubona abapolisi batambutse aho ngaho bafashe Neri Pascal yambaye amapingu, yitegerezanya na Neyira bahangana amaso, ari kubona Pascal wagira ngo ntabwo ari wenyine ku giti cye. Ubundi amaze kugenda nza guhamagara Dogiteri Kere kimubwira ibibaye, cyane ko Pascal ari inshuti ye, ambwira ko noneho niba ari uko bimeze tureke guhangayika dutahe, ibindi mama Neyira araza kumwitaho arabitwijeje. Abaganga bahise batubwira ko twataha kuko barita kuri Rosange, ndetse bakaba banavuganye na Dogiteri Kereki, ndetse mu kanya baraza kumwimurira mu cyumba cya wenyine, araba arimo arinzwe anatekanye cyane. Nuko tuva aho ngaho twageze mu rugo bwije cyane, ari kubona abantu bose batuje cyane, natwe nk'abafite amakuru dukeneye kubagezaho tuyababwira yose. Bamaze kuyumva, Brian aduha igitekerezo cyo gukurikira General Torres, aho yavuze ko ari mu nkambi ari buze kujya, kuko wasanga ari mu gisirikare cy'inyeshyamba yashinze we na Rufus. Gema ahita avuga ko ibintu byose twatekereje ari ukuri. Biriya Rufus yakoze yigaragaza nk'intwari, yabikoze kugira ngo agaragare neza mu baturage, bityo batangire bamugirire icyizere, ku buryo ibinyamakuru byinshi byatangiye kumwandikaho, ndetse abakoresha imbuga nkoranyambaga bakavuga ko Rufus ari we muntu bakeneye kurusha ingabo za leta ziriho zitanagenzura aho abaturage bahurira ngo zimenye niba haba hari ibishobora guhungabanya umutekano. Akomeza avuga ko yari yagize igitekerezo cyo kuba twatera urugo rwa Rufus tukareba iyo black box yavugaga we na Torres tudashobora kuyihasanga. Ako kanya Brian avuga ko niba ari uko bimeze hakaba hari n'uburyo bwo gutera mu rugo batuyemo. Ahita ndeba mpita menya ko ashaka kumbwira ko dushobora gusanga ibimenyetso bigaragaza Mariamu na Rufus barimo kwica papa wacu, njyewe na Fereyiro. Ako kanya mbwira bose basigaye ayo makuru. Gema ambwira ko kubera uko bumaze kwira tugiye gupanga amakipe abiri, imwe ejo izajya kwa Mariamu, indi izajya gukurikirana Torres, tumenye aho inyeshyamba ziherereye, tuzabona uko dupanga no